FARDC ndetse na Wazalendo bikomeje kugorana cyane ibiryo byabaye ibyibura imirwano niyoroshye habe na gato ibintu bitumvikana cyane kuba abantu badafite discipline ingana gutya cyangwa se abantu batari ku murongo batsinda M23 intare zasarambwe turi tariki 28 ukwezi n'ukwa gatatu mwaka 2026 kaze mu makuru yacu agezweho aka kanya. M23 itangaje ko igiye gusubira inyuma Minova ibirometero bigera kuri 30. Ibintu bikomeje gutera ubwoba abaturage bo mu bice bigiye bitandukanye cyane abari mu bice M23 yagenzuraga kugeza ubu ngubu. Mu minsi yashize twabagezaga amakuru y'ibyabaye mu bice bya Warikare aho M23 yarekuye ibice bigiye bitandukanye kugeza ubu ngubu. Noneho M23 no muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe Minova isubiye inyuma ho ibirometero bigera kuri 30. Ibintu bikomeje gutera ubwoba abaturage bibaza uko bagiye kubaho kubera ko nibura mu bice twagiye tubabwira ko M23 yavuyemo byaje kugaragara ko abaturage bamwe na bamwe bakoranaga nayo ndetse n'abandi batari bizeye umutekano wabo kubera ko byahise bituma bahungira mu bihugu bigiye bitandukanye. Kugeza ubu amakuru yarahari neza nuko bamwe bahungiye muri Uganda abari bari muri teritwari ya Warikare, ariko kugeza ubu ngubu nanone ni ibintu bikomeje kugenda byabaza abantu bagiye batandukanye, abandi bikabatera ubwoba butaziguye kubera ko M23 hari umutekano yari imaze kuba, hari ibyo bari bamaze kwizera kuba kuri M23 intare zasarambwe. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri rumero rushya mu Rwanda kanda subscribe tugiye gusobanukirwa ese byagenze bite, ese M23 kuri ibi ngibi birabitangaza aho iki, kubera ko nayo hari icyo yavuze ihamya neza amakuru y'ibi ngibi, ihamya neza yuko bigiye no kugenda. Niba ari ubwa mbere n'ubundi wisanze kuri uyu rumero rushya mu Rwanda kanda kuri subscribe kande kuri like kugira ngo tubone ko turi kumwe nawe 5 kuri 5. Reka nkubwire ngo ikaze. M23 nyuma yo kuva mu bice bitandukanye cyane muri Warikare, ubu ngubu ibyo yakoze ni igisa n'igiteye ubwoba cyane abaturage cyane bari mu bice bitandukanye ngaho za Warikare, ngaho muri Masisi ndetse n'ahandi, kubera ko batangiye kugira igihunga n'ubwoba bw'uko M23 ejo yabyuka ikava no mu bindi bice. Byaravuzwe ko M23 ishobora kuva Bukavu nubwo yabibeshyuje, ariko yahise iva mu bice bigiye bitandukanye muri Warikare, hari bice yagiye ivamo. Kugeza ubu ngubu M23 noneho mu buryo buziguye ivuze ko igiye gusubira inyuma ho ibirometero bigera kuri 30. Ni ibirometero byinshi cyane, ni ibirometero bitoroshye kubera ko ibirometero bigera kuri 30 n'ahantu hanini cyane. Mu bice bya Minova ni muri teritwari ya Warikare neza muri Kivu y'Amajyepfo, hegeranye n'Ijwi kubera ko hakora ku kiyaga cya Kivu gihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda. Muri Kivu y'Amajyepfo rero nanone bikegerana na Masisi, agacamo nibura ibirometero bigera kuri 35 kugira ngo ube wagera mu murwa mukuru wa Goma cyangwa se mu mujyi wa Goma, cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo mu bindi bice. Amakuru turi kwakira neza nuko M23 yatangiye no kuba yabikira mu bikorwa kubera ko yatangiye kuba yasubira inyuma iva mu Minova n'ubundi yigira inyuma aho ibice bitari bitoya, ibirometero bitari bikeya ijya inyuma kugeza ku birometero 30, aho abarwanyi baho amakuru dufite nuko batangiye gusubira inyuma nkuko yabitangaje. Twinyarukiye gatoya mu byo M23 yatangaje,
yavuze ko mu rwego rwo kugabanya umwuka mubi no kongera icyizere, ingabo za AFC M23 zatangaje ko zigiye kuva mu myanya zifite ubu ngubu zigasubira inyuma mu ntera y'ibirometero 30 hakurikijwe ibyo zumvikanye mu biganiro by'ubuhuza. Ariko ku ruhande rwanjye ngarutse nanone gato, ibi si ibintu nashyigikira kubera ko biragaragaza ko M23 hari aho iri gusiga abaturage mu buzima butari bwiza kugeza ndetse no ku rupfu no guhohoterwa n'abarwanyi ba FDLR ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo, kubera ko n'ubundi ibingibi M23 ikomeje kugenderaho mu byo yaganiriweho n'ubuhuza ntaho bihuriye, kubera ko n'ubundi leta ya Kinshasa nta mahoro yigeze yigaragariza, kubera ko n'ubundi twarakomeje kugenda tubona amakuru mu bice bigiye bitandukanye bagabye ibitero bikomeye cyane byaguyemo n'umukozi w'umuryango wa UNICEF wita ku bana, ariko nanone byica n'umuvugizi mu bya gisirikare wa M23 Wiringoma waguye mu bitero byabereye muri teritwari ya Rubaya mu minsi yashize. Mwakomeje kugenda mubibona mu makuru agiye atandukanye. Dukomeje mu byo batangaje nuko iki cyemezo ngo kigamije gutanga ikimenyetso cyo kugaragaza ubushake mu kugabanya umwuka w'intambara mu buryo burambye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ariko kandi iyi ntambwe bavuga ko izakomeza kubahirizwa gusa mu gihe impande zose zizabyubahiriza ndetse kandi zabyumvikanyeho. Icyo ari cyo cyose kizaba gihabanye rero n'iyo gahunda, cyangwa se bavuga ko igitero icyo ari cyo cyose kizagabwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa kizahita gisubizwa ako kanya mu buryo bukwiye hashingiwe mu kurinda abaturage. Ariko nanone ku ruhande mbona ko ari ibintu bigoye cyane bitanakwiye kuba M23 yafata uyu mwanzuro, kuko n'ubundi amakuru tukibona mu byo tukibona nuko ibitero bya Kinshasa n'abafatanyije bigikomeje mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane ibikoresha drone mu Minembwe, aho twahoze tubabwira amakuru y'uko nibura mu bitero bereka kugaba ejo mu gitondo byaguyemo abagera kuri 2, umwe agikomeretse cyane. Ariko nanone ibikorwa remezo by'abaturage, inzu ndetse n'inka byangiritse ku buryo ukomeye cyane. Reka mubwire ngo nahanga mbaye nsoreje amakuru yanjye. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu mushya mu Rwanda, kanda kuri subscribe, urebe aho ngaho kuri like, ukandeho n'igitekerezo cyawe ukinyuza muri comment. Reka mubwire ngo ciao ciao.